Uku nguku niko dutangiye filime yacu, tuyitangiranye n'inzoka nini cyane yavaga mu ishyamba imanuka, ni inzoka nini byatari nkuko namwe muyireba. Uku niko dutangiye, icyo ngusaba nta kindi ni ukora subscribe. Kumbi hirya hari umwana ari uhari, ya nzoka yaraje mu kuza, inzoka ku kanya yasindukamo umuntu. Kumbi uyu ni umuntu wihinduramo inzoka imwe ikomeye cyane, yaje yarakaye yanutse. Kumbi we ahari ari kure y'abana, hari umwana urangaho hirya nyine kugomeza mureba. Kumbi uyu mugabo akimara kubona uyu mwana yatangiye kwibuka. Mu kwibuka uyu mwana yarwanye n'ikigabo cyari gifite imbaraga nyinshi cyane, gusa umwana kwera imbaraga yari afite cya kigabo cyari gikubita hasi kiza gupfa. Uyu mugabo yaraje avuga atumva ati wishe umuvandimwe wanjye bita Bakasura, aterwe nkubwiza ukuri njye ntabwo ugomba kuba wancika, ati mfite imbaraga nyinshi cyane, ati we n'utwo twana twanyu mwirwa mugendana mwese ndaza kubamira mbice, ntabwo mugomba kuba mwancika. Uribe yaravuze atumva ati ushobora kuba waracitse ibiganza by'umuvandimwe wanjye, atari ko ibyanjye njyewe ntabwo uzigera ubicika, ati njyewe banyita Vishinu, ati ntabwo ugomba kuba wancika. Kumbi nyuma yiwe hari undi mugabo waje, ikigabo n'ikinyembaraga kinduramo inzoka ya danje. Bimeze bite sasa? Yaraje mugatumva ati nakubwira cyo, ati tuza urekane n'uriya mwana wa Maharaji, kuko ibiruze kuba byakubaho biraza kuba byakubera bibi. Ikigabo cyese gindukana umujinya mwinshi cyane, cyahise kiramureba. Ni umugabo mugenzi wo kumugira inama, namugatumva we reka mubwize ukuri, aturiya n'umwana gusa nta zindi mbaraga afite zo kwazi yanesha. Ati yego umuvandimwe wanjye nawe yari umunyembaraga, aturiya mwana aramunesheje, atari ko njyewe ntago meze nkawe, nta nubwo binabaho, atari kuri mwana we ntago yancika, ati bara abana bose ngomba kuba nabica. Kumbi aka kana nakanyembaraga zimwe zikomeye cyane, n'umwana amwitakana. Uyu mwana afite imbaraga za hatari, hamwe nta icyo waburi cyo cyose nagushoka wamukanga. Uyu mwana yasibwira abagenzi bari hirya bari kwiragirira, amuga ati rero muziko dufite umuvandimwe wacu hano ufite isabukuru, ati reka tumushakira impano, buri wese amushakira impano agomba kuba yamuhereza. Twana turi hano twaje kuragirira, biragirira inka, murabizi undi mu Buhinde inka ni nk'umuco cyangwa se ni ikintu baha ku rwego rwo hejuru. Urebe yaramuga ati none se nitugenda ati zinka tukazisigana tujye gushaka impano tugomba guhereza mugenzi wacu, ati biraza kugenda gute? Yarambwa ati hoya, ati byose muri control yanjye, ati mwigira ikibazo, ati mwebwe mugende wese ashakisha impano tugomba guhereza muvandimwe wacu. Kumbe umwe muri bano bana nta nubwo banazanye hano, gusa wenga afite impano ngo afite isaba kuri uyu munsi. Rero uyu mwana kana ni nkare uyoboye bano bana baba baje no kuragira inka. Kumbi uyu mugabo uhinduramo inzoka yaje anasanga abana baje kuragirira, arangije avuga atumva ati mwese uko muri inshuti zo mwana ngo kana wanyiciye umuvandimwe, ati mwese ndaza kwa nabamira mbice, ndetse n'uyu mwana nawe ngo ni kana ndaza kumwica. Kumbi kino kigabo gifite diama 3 mu ntoki, cyase kizifata cyangije cyegera imbere, imwe kiraza kiterera hano. Ukurikire ni kugira ngo gishukashuka abana, kandi abana bagiye gushaka impano, bivuze ngo umwana uzi kuvuga kuri impano ya diama ntagomba kuba yamucika. Kandi kino kigabo kinduramo inzoka nini cyane kuri rwo hejuru, kandi kino kigabo gije kwihorera ngo kuri uyu mwana, kubera ko ngo uyu mwana yishe umuvandimwe we. Icyo kigabo ni kinyembaraga ku kanya cyese kihindura inzoka ku kanya, cyangije kijya hejuru ku musozi, kimanuka hasi, kita cyasama kirituriza. Urebe bari kwereka abana bari kugenda, yaravuze ati si ubungubu noneho ati ndamoreze impano kweri. Umwe yaraje atoragura kamwe aho ngaho, undi mwana nawe araza atoragura ibuye, undi aza hano atoragura igiti cy'itopito, arangije aragifata. Ukurikire bivuze ngo nyine abana bagomba kubareza impano, buri wese agomba kubareza impano ye afite. Ngo yarebye hejuru asabona urubuto, aravuga ati ati none urubuto uri wabayita umutakaferi nyine, nawe arebye aravuga ati reka uyu nguyu, ati urubuto niko ndibuze guhereza mucuti wanjye. Umwana wageze ngaha yatoye diama, kandi no diama umwana atoye yatawe noro anacya kigabo kindura inzoka. Kumbi cya kigabo cyaraje kijya aho ngaho, umwana gitoragura diama, arebye imbere yiwe no mwana yasabona cya cyoka cyasamye bya hatari. Umwana ahita agiramo ubwoba bimwe bikomeye cyane. Urebe umwana yise yikangamo mu kwikangama kibona cyoka imbere yiwe byaramucanze cyane. Urebe umwana yise atitiragira ubwoba, ku kanya bagenzi be bahise bagera aho ngaho, basanga icyoka kiri aho ngaho, bari kugira ngo wenda ntabwo ingi ari inzoka ya nyayo, bari kugira ngo ni imikino. Avuze atumva ati saka, ati murebe hari imbere, murebe byo ndikura, bati sinamwe muri kubibona. Urebe baravuze atumva ati ino nzoka ni python, ati ni python, ati nta byadanje, ati ngiye ahubwo gishobora kwari nk'igikonoshwa cyayo nyine, ati yaririmo ugasanga wenda ni nk'umuburire wayo, ariko ntago ari. Yaravuze atumva ati yaba ari python ya nyayo ntago twayicika ariko twica. Uribe yaravuze atumva urukora nta nubwo no kunyeganyega irahonga, gusa ntago bazi ko ingi ari inzoka ya nyayo, ari cya kigabo cyinduye inzoka. Kandi cyo kigabo kivuga gitereka nihorera kuri ya mwana wanyiciye umuvandimwe, ati bana bose ngomba kuba nabica nkabamira bikarangira, ndetse n'uriya mwana nawe ngo ni kana wanyiciye umuvandimwe nawe nkamumira nkamwica. Gusa uriya mwana afite imbaraga
zimwe zikomeye cyane bimwe byatari yavuze tumva ati kamba bwizukuri ati ahubwo se mwaretse tukinjira imbere muri kino cyoka mw'imbere tukaremba nta zindi mari twabonamo twahereza umuvandimwe wacu ku munsi wacu w'isabukuru ndebe kuri abana bashukana bagize umutwe wo kwinjiramo imbere hano ngo muri inzoka mo ndani ngo barebe ikirimo bare kugira ngo ni igikonoshwa cyangwa kugira ngo wenda n'umwubure w'inzoka ntago azikari inzoka nyanzo kurebe yavuze tumva atoke ngiye reka nikomereze nigenderemo imbere ati mba mutankurikira ati reka ngende ndebe ko nabonamo izindi mari kumba abana bose bahise bemeranywa bahita binjira muri iyi nzoka kandi bivuze ngo tayari cya kigabo cyo cyifuzaga kirakibonye bivuze ngo abana uko bigenda kose bagiye kuba bapfa barakurika kana hano yarohereje abana bagenzi be ngo bajye gushakisha impano bagomba guhereza umuvandimwe wabo nyine ngo wagize isabukuru asigara hano nyine acunze inka aguma hano aravuga ati se ko mwatinze muri he kumba abana binjiye mu nzoka neza cyane nta kibazo na kimwe kana ahindukiye abona imbere yiwe hari ibyo ari kubona bitameze neza cyane kana itagiramo ubwoba akora ko bagenzi be batinze cyane kandi baje kuragira icyo baje gukora babana binjiyemo imbere muri cya cyoka binjiramo gake gake mu nda yayo ngo bajye gushakisha amandi maboro cyangwa bare kwabonamo impano ngo bahereze umuvandimwe wabo wagize isabukuru kuri uyu munsi ariko sinzi nimba biri buze kuba byagenda gutyo gusa uyu mwana kana afite imbaraga nyinshi cyane kuri rwo hejuru hahandi ngo ikigirwamana Krishna ngo ubundi kiba muri uyu mwana cyangwa se cyora kirwanira uyu mwana ni nacyo kinda kino giturage cya bano bana ikintu cyaje kubaho rero abana binjiye mu nzoka mo imbere ntabwo bazi ko iyi nzoka ari umuntu kandi ari inzoka nyanzoka bari kureka aho za nka zari zaraho umwana yararagiye yavuze se ati mama naza kuza tuzana ibyo kurya biraza kugenda gute ati se nizino nka ntazita ngiye gushaka abavandimwe banje biragenda gute aravuze ati icyambere n'abavandimwe reka mbanze ngiye gushaka abavandimwe bari kureka abana binjiyemo imbere ahangaha baragize batangira kwisekera ntago bazi ko icyo barimo ari inzoka nyanzoka bazi ko ari imikino iri aho ngaho inzoka no yanze kwirirwa yibuja abana bageze mu nda y'inzoka mo imbere bavuze tumva ati mwana muri kumva se ati muri kumva amajwi hano ukuntu ameze urebe atukumva ukuntu hano ari kuvugirana tukumva nyiramuba urebe abana bige bagizemo imbere bavuga mimbere hakavugirana bakibwira ngo wenda barahana mu musozi ntabwo bazi ko ahantu bari ari mu nzoka mimbere tayari ya nzoka dore ngaha ntiri wa mwana ya nzoka nabwo yatangiye kuvuga ngo atumva mwabana mwe ati mukoze amakosa akomeye cyane ati yo nashakaga ngigezeho ati nagomba ndibuze kwa mwancika ikintu cyabayeho wa mwana kana yaraje ageze imbere ahasanga cya cyoka cyahatari umwana ahita yikangamo ahita abona ko ingi yari inzoka nyanzoka bitari imikino urebe yararebye umwana atangiye kwitegereza cya cyoka kumbi abantu ko barimo imbere ntago bazi ngo bimeze gute ntibazi ngo byifashe gute urebe yavuze ati se bano bana bagiye ati bano bavandimwe banje bagiye abana boherejwe kuragira ariko bahuye n'iki cyoka ntago bazi ko kino cyoka gifitiwe bifu uno mwana uri imbere yayo no mwana bitakana ko yamwiciye umuvandimwe kubera ko no mwana n'umunyembaraga zikomeye cyane kandi isi barimo cyangwa se igiturage barimo hari abantu benshi bafite imbaraga zigiye zitandukanye kumbi yanzoka yayistangira kuvubura uburozi bwa hatari itangira kugereza ku bana mo imbere urebe umwana atangira guhamagara ati kana bano bana bizera kana kari umunyembaraga za danje agomba kuba yabatabara abana batangiye kwinjirwa mu n'uburozi urazutangira kwinjira byatari ako kanya kana ese yumva amajwi y'abana bagenzi be bari mu nzoka mimbere kumbi abana batangiye kugwa kubera ko bari mimbere mu nda y'inzoka bivuze ngo amini mu nzoka nyine mimbere inzoka iri kugera ivubura uburozi urakora ko kanya umwana adatindiganyije nawe yahise yinjira mu nzoka mimbere kugira ngo arebe ko byibuze yatabara abavandimwe be gusa sinzi nimbaruze kuba byakunda n'abacuti be bari mu nzoka mimbere barakwereka ya nzoka yahise yishima tayari umwana yashakaga ubundi n'uyu nguyu niwe wanamwiciye umuvandimwe umwana akigeramo imbere yasanze abana bagenzi be bose cyangwa se abacuti be baryamye hasi avuga atumva atukoze ikosa rikomeye cyane wanzoka we ati kubutumye kuba ufashe abana b'inshuti zanjye ukabagira umuhigo wawe ati reka nze nkwereke urebe ya nzoka natangiye kujya kuvura uburozi ibuvubura no mwana gusa umwana afite imbaraga ntago ameze nka bagenzi be n'umwana watoranyijwe imbaraga za Krishna ziba zimuri kandi marabizi ko Krishna cyo kigirwamana cyatari mu Buhinde ngo kikinye imbaraga bya danje ya nzoka agize ngo yamize umwana yatangiye kuzamuka atangira gutobora ya nzoka neza cyane kandi inzoka retse ari nyembaraga cya kigabo kinduyemo inzoka umwana ku kanya yese atangira kuzamuka atangira gutuga ya nzoka agenda yitobora gake ayimenagura umwana harafite imbaraga za danje ntago uyu mwana wamwishingabe na gake umwana yahise ashwanyaguza ya nzoka inzoka itangiye gutwanyagurika nyine iva mu ducece undebere cya kigabo ku kanya cyese gihinduka umuntu nyamuntu nyine kiza aho ngaho sorry guys byegenze gute rero ako kanya roho ya cya kigabo yahise imuvamo roho mu kumuvamo ako kanya yahise ijya aho ngaho kurya filime kandi wa muntu nta kigucika cyo ngo saba nta kindi no gukora subscribe yawe ugasiga like yawe ugasiga na comment yawe ariho honyine uzajya usanga filime nk'izi z'ubwenge wa mwana se zamuka hejuru arangije
aravuga atumva cya kigabo nyine iyi ni roho ya cya kigabo yakivuyemo kumbi wa mwana nyuma yiwe cya kigirwamana Krishna nicyo kiba kiri gukora muri uyu mwana ni naho uno mwana akora zinombara akora kuno mwana yaratoranyijwe iki kigirwamana Krishna nicyo gikorera muri uyu mwana kugira ngo nyine kije kihora ajya hora arinze igiturage cyabo ikintu cyose kibaye atabare mbega cyo giturage cyabo ibintu byose birushaho kuba byagenda neza bakwereka uyu nguyu yari wese ifukamira Krishna aravuga ati nakoze amakosa menshi cyane agiye atandukanye ati nakoze ikosa ati ryo kuba naza nkakomera tumva wereka ubwiza ukuri ati wowe uri ikivume ati wakoze amakosa akomeye cyane biza kurangira uvumwe kubera kutita ku bantu no gushaka kwigira nyine umuntu wahatari ndetse no gushaka kwirata mwe bikomeye cyane ati se waba wibuka ibyo wakoreye wa musaza uvangaranuka mwahuriraga ku kiyaga aho yarari ureba umwana atangira kumwibutsa arambwa ati rero kubera kutubaha ndetse no gusuzugura atura mugabo ne wakuvumye wafataga kuri ura musaza ukamufata nk'ari umuntu uraho ngaho uciritse usa nabi wanduye atura musaza ati niyo wakugize gutya agwindura umuhindukamo inzoka ati nanjye rero n'umuvandimwe wa nanjye n'ibyo wamwiciye kubera ko yari umunyenabi mwe mubi cyane kandi nta kintu cyiza cyabaga muri we ati reka mwibutse ibyo wakoze byose kumbi uno mugabo mbere y'uko avumwa ngo ahinduke iriya nzoka yaraje ahora n'umusaza hano ku mazi yaraje kwiyogera nanjye mugatumva banzu urebe kuntusa urebe kununuka niko agasaza we ati amazi twogeramo uje kuyanduza ati reba kuntu umeze nk'agasimba kari aho ngaho ati reba isatsi ufite reba kuntu umeze ati vana umwanda aho ngaho ati nje kwiyogera aha ngaha ati rero vano ndakwiyamye sinongeye kukubona hano ati reba hano uzi ko watumye icucucucu kiza hano kubera kuntusa uyu musaza arakayeka n'umusaza ntabwo yari afite imbaraga za danje umusaza yumvishe ko no musari kumutuka yina mbwa atari amagambo abwira musaza wibuka ibyo yakubwiye ati no wakwivumiye ku giti cyawe ati kandi nawe ndabizi ko nubwo bwose roho yakuvuyemo ariko umubiri wawe ufite imbaraga zo kwazakora umubiri wawe wakora ikintu cyose cyashaka kugira ngo ashiko wabangamira umuntu kandi nanjye umbangamire ati nanjye kandi ibyo ntago nabikubahira ati se uribuka kuntu warakaje ura musaza umusaza yaraje mu kuza aza yegera uno musore ko amagambo yaramubwiye umusaza warushe kwiyogera no ku mazi ramgatumva utakongera kunyegera ati ndavuze ngo utakongera kunyegera mgatumva ati kwera kuntu wiyemeye ati no kuntu nyinshi igicucu kanyita umwanda ati kano kanya ndakuvumye atugiye kuzaba inzoka ugiye kuzajya urukuruta ati inda yawe hasi ntago uzongera kuba umuntu nyamuntu ati kandi ntago byakunda urebe kuva icyo gihe umusaza akemera kuvuma uno musore urugwe rwese rutangiye guhinduka nk'urw'inzoka neza cyane urebe uyu nguyu intoki zo cyangwa se amaboko akimara guhinduka nyine nk'urw'inzoka yahise agira mu bwoba arangije atangira gusaba imbabazi wa musaza aramuga ati mbabarira rwose ndakwinginza ukongera apfukamye aca bugufi ati dore urwangira rutangiye kwangirika mbabarira umfashe amagambo navuze ntago nabasha kuba nasubiza inyuma ariko basi mbabarira ibi ngibi byawe ntago bizongera kuba byabaho ntago nakongera kuba nagusuzugura yarapfukamye aca bugufi asaba imbabazi ariko agerageza uko kose kugira ngo arebe ko nyine uno mugabo cyangwa se uyu musaza yamufashe mugatumva rwose ati nkoze amakosa mabi cyane ati numbabarira ukanyiza uno muvumo ntago nzongera kuba nayimukira umuntu n'umwe ntago nzongera kuba nayisitira ku ngo mubwire nabi byose bizahinduka yaciye bugufi asaba imbabazi ariko uyu namubwira ati oya ntago byakunda reka mubwize ukuri ati yego pe nagwereza imbabazi atari ku muvumo nkuvumye ntago nawusubizayo ngo bikunde atunyihanganire ati iyo naba njye ubishaka ntago byakunda ati nkuvuma rimwe ntago nakuvumura atuzapfa gutya nyine ugomba kuba wabyihanganira ati ngine wowe byiteye ati utaza kunyenderanyaho ntago ibi byari kuba ati n'ubutaha nyine uzabwira inshuti zawe ntizizongere namwe kujya kwibeshya ku bantu na bamwe habe na gakeya uyu mwana byari kumwibutsa ngatumva ati yaga byose nabirebaga ati kufite ugene mpamvu nawe rero wabaye ukunguka ati bivuze ngo n'ubundi umuvumo kuri wona gusigera kuvaho kandi zahora wenderanya ku bantu ati wowe ahubwo reka roho yawe nyifatanye ikiremo mu rwubati rw'iki cyuma cyanjye kugira ngo utazongera umwana yese afata roho y'uyu mugabo arangije arayikururira ngayikira mu rwubati rwiwe ako kanya koko roho y'uyu mugabo yaraje itijya mu rwubati rw'uyu mwana arangije itayimanukira mgatumva n'umuri no nakureka ato ntago wazigira igiturage cyacu amahoro kuko n'ubundi rikivume kigiye cyose ntago bizigira kwa byagira gute bizigira birangira bakureka wa mwana yese amanuka mu kumanuka ari bacita aho baryamye arangije arabareba arangije bagatumva we ati mukamuke mugize vuba vuba uri umwana busabanyujijemo amaso umwana n'umunyembaraga zatari n'umwana afite imbaraga za Krishna zimubamo nazo zikora akazi kose umwana kwita inkoni hasi ati ndavuze ngo mukanguke mubyuke niko mvuze kano kanya ako kanya abo bana bese batangira bahise bakanguka bahita babyuka bitegereje batabona kana ari imbere yabo uyu mwana afite imbaraga mw'abantu mwe zimwe zikomeye cyane kuri rwego rwo hejuru mwana
abandi bana uburezi bwari bwabinjiye ubundi batameze neza bakwereka umubiri burya na roho nta bihurira. Umubiri nyene n'umubiri ni ikintu nyene kiba kera aho ngaho, ubundi roho niwe muntu wanyawo. Umwana we roho ya kira kigabo cyahindukaga inzoka yesa yishyira mu rwubati bwa bwatumva naguzigira uva mu rwubati rwanjye kugira ngo utazongera na rimwe kubangamira igiturage cyacu. Abasaba bwatumva ati kana twe tugiye kuba twapfa ni twana turi kubwira mu nshuti wabo kana ati mwana ubundi byagenze gute, ati wageze hano gute, byagenze gute kugira ngo bashe ko wadutabara. Ati twinjiye mu cyoka tuzi kari ari umwuburire wayo tugira ngo ibintu biri aho ngana ngo twe tuzi ko yari Python ya nyaye. Urebe yambwira ati rero ntimuzongera atari ko bino bintu ro ati mubigire ibanga hatajya umuntu muzongera kuba mwabibwira cyangwa mubigire mama kuba mubigire mama. Ati yapanika byahatari kandi mubyibuke neza cyane ko nyine tugomba kwirinda. Ati kandi mwibuke ko dufite mugenzi wacu tugomba kuba twahereza impano. Ati katugende tureko byibuze byose byagenda neza cyane. Kuri subscribe ya kuri YouTube channel ahanga niho nyine ujye kuzajya usanga filime nk'izi ngizi z'ubwenge zifite ubusobanuro bwiza cyane kandi filime nziza. Kwereka kumbi hirya iyo kana yakoraga ibintu byahatari hano hari ikindi kirwamana kera aho ngaho cyavuga kitumva ati mwana amahirwe urayabonye ati yavuga ati narayana tukoza akazi ka hatari. Kumbi uyu mwana we ibyirwamana iyo bivuze arabyumva ko afite imbaraga nyinshi cyane. Mwana se vuga tumva mwana muri kumva ati ijwi rya narayana ari kuvuga. Urebe ati ngiye kumva ijwi rya narayana ahari ari kuvuga ati ijwi rya narayana ati ikirwamana se wacyumva gute kubera ko uyu mwana afite imbaraga abandi batavuga tumva mwebwe mutega amatwi yanyu mwumve neza. Abana bashyize amaboko yabo ku gutwi kugira ngo bumve nyine bari kumva iryo jwi rya narayana cyangwa se iryo kigirwamana. Urebe umwana we yumva ibindi abandi bantu ibindi bintu abantu batabasha kuba bakumva. Barakwereka wa mwana mama we yaje kubare bana bazana ibyo kurya nyine sadako abana baje kuragira. Aratangira anangiza hamagara ati kana muriye ko mutasa ngo mufate ibyo kurya. Urebe kumbi bari hirya se ugata umwana mama aje kundeba atuzana ibyo kurya. Ati tugende kandi no mubigira ibanga mutaza kwa mwabimubwira ataza gupanika muramuzi mama yaza gupanika byahatari. Ati murabyumva neza ukurikire uyu mwana yambwatire kaduhite tugenda twihuse twirukanke mama ataza gasanga no uramugaba aryamye hano bikaza kurangira abonye ko nakoze ikindi gitangaza kandi ntabwo byamushimisha tayari. Kumbi mama w'uyu mwana zikwi umwana afite imbaraga nyinshi cyane ndetse zikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi abarinda. Kandi uno mugore nawe nyine agapanika abona ko umwana ashobora kuzapfa akoresheje imbaraga z'umurengera. Barakwereka abana baje birukanka igitaraganya basanga mama wa kana arahanga yarabazaniye ibyo kurya ku kanya. Abana baje bananiwe baje bari guhumajya bari konkana cyane bari kwiruka byatari nyina bari byagatumva ise ko mwirukansa amasiga amana mwari muri kuva he bimeze gute muvuye he. Urebe yasagira amatsiko ati byagenze gute ati mumbwize ukuri byagenze gute ko mbona muri kuza mwirukanka mwarushye mwana se ngatumva mama ati rwose twa turi gushakisha nyine ukuntu twagira gute twafasha abantu. Urebe kamwe kare gagiye kubavamo nyine kagiye kuvuga ibyabaye abanga bahita bamucisa ati cece kari gutaza guteza kana mama wiwe. Urebe barakweka icyabaye yarabwatumva ati nyine ati hano hari icyorezo cyari cyabaye cya dangiste icyorezo tuvuga nta kindi nyine abana nawe yaragiye kwitapagura murabeza abana ubundi ntabanga bagira. Urebe akanga kakana kese kitangurukara kavuga ati mama ati nuziko se mugenzi wacu afite isabukuru dawu ati dawu ntuziko afite isabukuru uyu munsi ati tujye kumushakira nyine impano tugomba kuba twamuhereza. Mbwatumva ati kana utakongera kumbeshya urabizi ko nkuzi neza cyane iyo hari ikintu cyabaye ndabizi atabwo mbwira byagenze gute wishaka kumbeshya. Ari igikorwa akoze kidasanzwe ati mama hoya ati igikorwa kidasanzwe nakoze ati ngiye cyo nakoze nagiye gushakisha nyine ukuntu twagiye gushakisha impano tugomba guhereza dawu kubera ko urabizi neza ko afite isabukuru uyu munsi. Ati niyo tugomba kuba twasirebura. Urebe uyaraje bose bagenda bamwereka impano ati dore ngiye impano yanjye ndagenda mwereka ati ngiri nibuye ryanjye nashatse rigomba kuzarinda. Ati muvandimwe wacu ati nimana tugomba kuba twamuhereza. Ukurikire abana baramucitse baramucuranura gusa pe uwo dawu afite impano afite isabukuru uyu munsi akona gubashaka ko uyu mama wa kana abasha ko yamenye ko nyine kana yakoze igikorwa cya atara kicira nzoka bikanya byose byenenze nabi. Irambwatumva atakira nyine ati bino biryo mufata ibyo kurya murye saa sita ati kandi musangire. Urebe abana bose bagatumva reka rero tujye gusirebura ati byose bigende neza cyane. Wonikana bakimva gusirebura nyine hese abari barabitegereza tabona ko abana hari ikintu bari kwasha kuba bamuhisha. Yambwatumva ese ko muri kujya gusirebura muraserebura gute kandi dawu muzika ari mu rugo ategeza aza kuragirana namwe. Ati murajya gusireburira hehe ati cyangwa hari ikintu cyadanje mwakoze. Ati mama hoya ati gusirebura isabukuru ya dawu ati niyo dushaka twasirebura ati nta kindi kintu cyadanje rwose. Ukurikirana filime akantu kandi wa muntu we ntagiye kigucika kora subscribe yawe usigereke yawe usige na comment yawe. Urebe nyina ise hindukira abareba abona ko abana nyina wundi abona ko ari cyo cyadanje bakoze. Mwatumva ati uvuze ibintu byo gusirebura ati ariko ngimukiza kantu ati nakwiye ngo dawu nagari hano. Mwatumva okay ati rero niba mushaka gusirebura muze tujyane mwese muhite muvanga muze no kumujye no kurira mu rugo tujye gusirebura nyine isabukuru ya dawu tuyiserebure muri quartier n'abaturage bose bahari kuko munabizi mwese muri abana bacu mwese muhite muza ducyo tugende ntago nibo basige mugire mushore inka muze tugende tujye mu rugo tujye gusirebura isabukuru ya dawu ntago nshaka kongera kubasiga hano hantu uko bisa kusakira mumeze nka muri komisha. Ati muze muri cyo tugende nanga ya filime yacu turangirije mukore subscribe musigera kayanyu musige na comment mukene igice cya kabiri mbwiye mite nkibareza vuba byihuse.